Tariki ya kabiri ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 cy'amakuru ya Kadomo kwa cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti Ambassadeur Vincent Karega yabwiye abashakira amakuru y'u Rwanda kuri bwana Kayumba Nyamwasa ko bakama ikimasa. Ambasaderi wihariye ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari bwana Vincent Karega yagaragaje ko abashakira amakuru y'u Rwanda kuri bwana Kayumba Nyamwasa bari gukama ikimasa. Yabitangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X hari ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2025 ubwo yasubizaga ku byo Kayumba Nyamwasa yabwiye igitangazamakuru Newsroom cy'Afrika y'Epfo. Muri iki kiganiro bwana Kayumba Nyamwasa yifashishijwe nk'inzobere muri politiki n'igisirikare by'u Rwanda bigendanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'intambara yahagurukije leta ya Afurika y'Epfo cyane ko yari imaze kugwamo abasirikare 14 b'iki gihugu barwana ku ruhande rw'ingabo za leta FRDC. Ambasaderi Vincent Karega yagaragaje ko Kayumba Nyamwasa amaze igihe kinini cyane atari umusirikare mu Rwanda ku buryo yaba umuntu wo kubazwa amakuru ajyanye narwo. Yashimangiye ko kubaza Kayumba Nyamwasa amakuru y'u Rwanda bisa no gukama ikimasa kuko ntacyo aruziho bijyanye n'igihe aruherukiramo. Yagize ati ese ni ryari Kayumba Nyamwasa aheruka kuba umusirikare mu Rwanda? Muri kugerageza gukama ikimasa ati mushake amasoko meza y'amakuru, ati ntabwo mukwiye kujya kubyutsa dinosaur yapfuye mumva. Bwana Kayumba Nyamwasa yatorotse muri Gashyantare 2010 ubwo hari ibyo yashinjwaga agatumizwa ku biro bya FPR Inkotanyi kugira ngo rero yisobanure ndetse agirwa inama yo kwandika ibaruwa isaba imbabazi, ariko ntiyabikora ahitamo guhunga. Yavuye rwihishwa mu gihugu anyura muri Uganda yerekeza muri Afurika y'Epfo aho yasanze Patrick Karegeya wari waragezeyo mbere gato muri 2008. Icyo gihe nk'abantu babiri bahoze bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda bikojeje hasi basakuma abo bumva bose ko bashobora no kubafasha mu mugambi wabo mugari wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugerageza no kugera ku butegetsi. Nubwo babigerageje ariko ntibyabahiriye, ari nabyo Ambasaderi Vincent Karega rashingiraho agaragaza ko nyuma y'imyaka irenga 15 atari mu gihugu ndetse na mbere yaho akaba yari mu zindi nshingano zitandukanye n'igisirikare nta makuru yuzuye arufiteho. Kayumba Nyamwasa kuri ubu uyobora umutwe wa RNC yahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare adahari ku itariki ya 14 Mutarama 2011. Ibyaha yakoze birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kutubahiriza amategeko n'ibindi, nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye muri 2010 kandi byahitanye ubuzima bwa benshi. Raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kwegeranya abarwanyi mu burasirazuba bwa RDC mu mugambi wo kuzatera u Rwanda. Hashize igihe u Rwanda ruhamya ko ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka ruhuza na RDC butazava mbere y'uko umutwe wa FDLR urandurwa ndetse ngo havanweho imitwe y'ingabo ishaka kurungabanyiriza umutekano. Ngibyo rero ni byinshi twavuga ko General Kayumba Nyamwasa oze ari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ariko nyine nkuko twabivuze akaza gutoroka ubutabera. Ibyo yagombaga kubazwa ku cyicaro gikuru cy'ishyaka riri ku butegetsi cya FPR Inkotanyi, hanyuma rero ntiyabyemera ahubwo ahitamo guhunga. Ubwo yari Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde ahita ahungira mu gihugu cya South Africa, kimwe rero mu bikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. Hanyuma rero reka turebere hamwe n'andi makuru atandukanye. Mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene ruri kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, mu rubanza rwa Munyemana Sostene umutangabuhamya yashinje Nyirasenge kumusaba kubeshya. Iminsi ibiri iheruka mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene ruri kubera mu rugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris mu Bufaransa yaranzwe n'impaka zikomeye cyane zaturutse ku batangabuhamya babiri bafitanye isano. Kuva tariki ya 16 Nzeri 2025 Dr Munyemana Sostene ari kuburana ubujurire ku byaha bya jenoside byibasiye inyokomuntu n'ubwinjiracyaha muri ibi byaha byose yahamijwe gukorera muri perefegitura ya Butare mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Byatumye rero akatirwa igifungo cy'imyaka 24 muri 2023. Tariki ya 8 Ukwakira uru rugereko rwumvise ubuhamya bw'umugore ushinjura Dr Munyemana Sostene yasobanuye ko yemeye kubutanga abisabwe n'umubyeyi we uba mu Rwanda, ariko uruhande rw'abaregera indishyi rwarabihakanye. Uyu mutangabuhamya uheruka mu Rwanda muri Gicurasi mwaka wa 1994 yavuze ko nyina afite imbaraga akubura imbuga buri gitondo, uburyo rero ngo yajya gutanga ubuhamya i Paris mu Faransa, ariko icyemezo cyo kwa muganga
cyo kigaragaza ko uretse no kuba atajya i Burayi atanashobora no kujya i Kigali kugira ngo rero atangire ubuhamya kuri video conference. Yavuze ko habayeho igerageza ryo gutoteza umubyeyi we kugira ngo ahindure ubuhamya yatanze kuri Dr Munyemana Sostene, ariko urukiko rumwibutsa ko uyu mubyeyi ari umwe mu baregera indishyi ku byaha ujurira ashinjwa kandi ko afite umunyamategeko umwunganira Maître Simeon Foreman. Nyuma yaho bigaragaye ko uyu mutangabuhamya ashobora kuba adafite amakuru. Maître Foreman akaba rero yaramubajije ati ndi umunyamategeko wa nyoko Dafroza ndetse na Legotier, ati nyoko niwe wansabye kumuhagararira, ati wavuye mu Rwanda muri Gicurasi 94 ntiwasubirayo, hashize imyaka 30 udasura mama wawe, ati nshingiye ku buhamya watanze, ati mwongeye kuvugana muri 2002 kubera urugendo rugoye cyane warimo nkuko ubivuga, ati wabaye mu Burundi, Zaire, Kenya no mu Bufaransa, ati nyoko yishimiye ko utanga ubuhamya. Uyu mutangabuhamya yasubije ko nyina yishimiye ko atanga ubuhamya bushinjura Dr Munyemana Sostene, nyamara batari ku ruhande rumwe muri urubanza. Ibyo Maître Foreman yabishingiyeho agaragaza ko abeshya. Maître Foreman yagaragaje ko afite amakuru y'uko umutangabuhamya yoherereje mwishywa we amafaranga, arabyemera, ariko asobanura ko yabikoze kugira ngo yivuze kuko yari yarakoze impanuka ya moto kandi ko yibwe. Uyu munyamategeko yabwiye umutangabuhamya ko hari amakuru avuga ko yasabye mwishywa we kujya gushinjura Dr Munyemana Sostene, amusezeranya ko azamushakira akazi mu Bufaransa, asubiza ati mbihakanye nivuye inyuma. Ku itariki ya 9 Ukwakira mwishywa w'uyu mutangabuhamya nawe wari Paris mu Bufaransa yasobanura urukiko ko yashakaga rero gutangira ubuhamya kuri video conference, ariko ko nyuma yaho nyirasenge amuhamagaye yemeye kujya mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida w'iburanisha yamusubirishijemo niba yarahamagawe na nyirasenge, asubiza ati ntacyo nzi kuri iyi dossier, ntacyo nzi kuri jenoside, nayize mu ishuri, ndumva ntameze neza, nshaka kuva hano, namenye Sostene nte, inzu y'ababyeyi banjye yari yegereye iya Munyemana, titwarayikodeshaga, nshaka gusubira mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko avugana na nyirasenge kenshi kandi ko ubwo we no kuvuga uyu musore wavutse nyuma ya jenoside yamubwiraga ko ashaka kujya mu Faransa, yambwiye ko ari amahirwe, ati duheruka kuvugana tariki ya 19 Nzeri. Yasobanuye ibyo yabwiwe nyirasenge, ati yarabizi ko nshaka kuba mu Faransa. Masenge yambwiye ko kuza byoroshye, ko naza gutura mu Faransa, ati bizatwara iminota 30 kandi uzahita ubona ubwene gihugu. Nubwo nyirasenge uyu mutangabuhamya yavuze ko nyina afite imbaraga, mwishywa we yabwiye perezida w'iburanisha ati nyogokuru arashaje cyane, ararwaye, afite intege nke, ahora mu nzu. Mu gihe Dr Munyemana Sostene yari yiteze ko uyu mutangabuhamya amushinjura, yabwiye urukiko ko se azi uyu muganga kuko bari baturanye muri secteur ya Tumba i Butare, kandi ko baherutse no kuvuga ku mateka ye, amubwira ko yakoze jenoside. Ati si ngombwa kumuvugaho, twarabaturanye, ati papa aramuzi, buri wese yaramuvugaga, ati kuba yaraje mu Faransa byateye nuko yakoze jenoside, ati papa yamubwiye ko mu kwezi gushize na mbere gato yaho ubwo natangiraga imyiteguro yo kuza abunganira abaregera indishyi n'umushinjacyaha, babwira urukiko ko umutangabuhamya ku itariki ya 8 Ukwakira yagerageje kwifashisha mwishywa we kugira ngo atange ubuhamya bw'ikinyoma kandi ko akwiye gukurikiranwa n'ubutabera. Urukiko rwanzuye ko umwanzuro ku myitwarire y'umutangabuhamya uzamenyekana tariki ya 13 Ukwakira 2025. Ibikomeje rero kuba mu gihugu cy'Ubufaransa mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru y'ibiri kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gushyingura uwawe wapfuye bikorwa mu buryo bwinshi cyane bitewe n'abantu, aho rero hari abamushyingura mu itaka, abandi bakamutwika, ati bakabika ivu rye cyangwa se bakarimena nko mu nyanja, ariko hari abasigaye rero babihinduramo ubutaka, bakabuteramo rero ibihingwa bitandukanye. Ubu uburyo bwo guhindura umurambo ubutaka kugeza ubu umaze kwemerwa muri leta 14 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho butwara hagati y'iminsi 60 na 90 kugira ngo umurambo ube umaze kuba ubutaka bushobora no guhingwa. Witwa Brianna Smith ushinzwe ibikorwa byo guhindura mu kigo gikora ibijyanye no gushyingura ndetse no guhindura imirambo ubutaka cya Return Home yasobanuye ko ubu buryo bukorwa mu buryo bw'umwimerere.
ati twize uburyo busanzwe ati byikora ati bitwara hagati y'iminsi 60 na 90 kugira ngo umubiri uve ku buryo uba umeze ufite umubiri n'amagufwa nkatwe ube waboze. Asobanura ko iyo umuntu amaze gupfa bamwoza neza bakamwambika imyenda yabugenewe ubundi bakamushyira mu isanduku irimo ibikenyeri cyangwa se ibishishi n'ibyatsi bigaburirwa amatungo hamwe rero n'ibarizo kugira ngo rero umubiri ubore neza udashyuhiranye. Ati tubanza gushyira ibyo bintu byose mu ndiba tugakurikizaho rero umurambo ubundi tukarenzaho ibyo bimera hejuru ye ku buryo rero umuntu aba ari hagati yabyo neza. Akomeza avuga ko nyuma bawushyira ahantu hafite ubushyuhe buri kuri °C 55 mu gihe cy'amasaha 72 kugira ngo rero hirindwe udukoko twangiza umubiri. Iyo umubiri umaze kubora bavanga bya bintu byose biri muri ya sanduku ndetse ibice bitabora nk'ingingo zasimbujwe n'ibindi bigakurwamo bikajugunywa. Nyuma y'iminsi iri hagati ya 60 na 90 umubiri uba umaze kuba ubutaka bwiza bugahabwa umuryango. Smith asobanura ko ubu buryo ari bwiza kuko burengera ibidukikije ndetse kandi butuma abantu bahora bibuka ababo. Ubu butaka busubizwa nyir'umurambo akaba rero yahingamo nk'ubusitani, indabo, ibiti n'ibindi ku buryo rero yajya ahora yibuka uwo muntu. Aba rero ari ibikomeza kuvugwa biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo byoroshye nk'abantu. Reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.